Inshuti bavandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu. Reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Imana yacu yuje urukundo yaturinze. None twongeye kubona turi bazima, igitondo kirabonetse, umucyo utamuriye umwijima. Inshuti bavandimwe, ibi ntabwo dukwiye kubibona nk'ibisanzwe, ahubwo ni ibitangaza by'Imana. Reka rero tuyihimbaze. Twese abahumeka twibuke kuvuga tuti icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Nshuti muvandimwe, uko uryamye ukabyuka buri gitondo jya wibuka kwiyambaza Uwiteka, kandi umunsi nawo nugenda neza, igihe cyo kuryama wongere kwiragiza Imana. Nibyo bidukwiriye. Ni Imana y'ubuntu itwitaho uko bukeye nuko bwije. Reka rero tubahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakoze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Turi mu gihembwe cya kabiri, kuko n'ubundi ibi byigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Uyu ni umwaka w'ibihumbi 2025. Ibyigisho turi kwiga by'iki gihembwe ni ibigereranyo, imvugoshusho, ibimenyetso n'uburyo bwo kwiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Uvuga ngo ibi bintu byose uko ari bitatu byakomeje gusesengurwa. Ubu buryo ubuhanuzi bwigwa hakoreshejwe ibigereranyo, imvugoshusho ndetse n'ibimenyetso bitandukanye. Reka rero mbibutse yuko uyu munsi turi mu cyigisho cya 11 cy'aya migisho yacu. Ni icyigisho kitubwira ngo Rusi na Esiteri. Ndakwibutsa icyo kwibukwa. Icyo kwibukwa twakibonye muri Esiteri igice cya 5 umurongo wa 2, ahari amagambo atubwira ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi, akora ku mutwe w'iyo nkoni. Ngiki cyo kwibukwa cyacu, cyane ko n'icyigisho cyacu kibanze ku bantu babiri, Rusi na Esiteri. Uyu munsi wa none turi ku ngingo yo kuwa 5 w'isabato. Iyi ngingo yo kuwa 5 w'isabato nayo niyo mu gitabo cya Esiteri, ngo mu gihe gisa n'iki. Umutwe wayo ngo mu gihe gisa n'iki. Uyu munsi ni tariki 12 ukwezi kwa 6. Mu gihe gisa n'iki. Reka dusenge maze dusesengure iyi ngingo twifashishije umwanditsi. Mwungere ubugingo bwacu, turagushimiye. Uri Imana ikomeye, ugira neza, ukunda kubabarira. Dukomeje kwiga ijambo ryawe. Turagusabye ngo uturinde kuba ibyangwe, ahubwo iri jambo ritureme, ritwegereze Imana, kugira ngo urugendo rwacu rutworohere. Tugire neza, duhire mu izina rya Yesu, amen. Mu gihe gisa n'iki. Mu bakristo bamwe hari ingorane yo guhengamira ku gushaka kwibanda ku bintu bikomeye byo mu buhanuzi bwa Bibiliya. Abantu benshi hari igihe ahanini bahengamira mu bintu bikomeye cyane by'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Tubona ko ibihe biruhije biri imbere yacu, kandi kwiga ubuhanuzi bishobora kuba bishingiye ku bwoba, bikibanda ku birushya aho kwibanda ku mwanzuro w'inkuru wasezeranywe. Aho kwibanda ku mwanzuro w'inkuru wasezeranywe. Mu gihe Imana idasigiriza ejo hazaza ngo hagaragare neza, kandi ikabitubwiza ukuri ibizaba hagati y'igihe ndetse n'igihe kirangira ry'intambara ikomeye, buri gihe ni ingenzi gusoma inkuru kugeza ku musozo wayo. Inshuti muvandimwe, ntabwo Imana yigeze itwizeza ko ejo hazaza hazaba ari heza. Ahubwo Bibiliya itubwira yuko uko iminsi izagenda irushaho kwiyongera, ariko ibihe bizarushaho kuzamba, abantu bakazarushaho kuba babi cyane, ubugome bukazagwira, urukundo rwa benshi rugakonja, nk'uko Pawulo yabitwandikiye mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa 2 igice cya 3. Imana rero ntabwo yigeze itwizeza yuko tuzahora mu mudamararo gusa. Hari ishusho rusange mu buhanuzi, aho Imana igaragaza ukuri kwerekeranye n'ingorane zatewe no kwigomeka kwa mwene muntu, kandi ikagaragaza n'ingaruka ukwigomeka kwa mwene muntu. Nshuti muvandimwe,
kugomba kugira ingaruka kandi kwarazizanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyamara buri gihe idukomereza ibyiringiro. Bamwe bitegereje ibyahanuwe byerekeranye n'akaga gaheruka, igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Bafite ubwoba kandi bahinda umushyitsi. Nta gushidikanya ibihe biheruka ntibizaba byoroshye ku bwoko bw'Imana, ariko nk'uko ubuhanuzi bwerekeranye n'ibihe bikomeye ari ubw'ukuri, niko n'isezerano ryo gutabarwa riri. Nshuti muvandimwe, zirikana iki ngiki. Nubwo Bibiliya itubwira yuko hazabaho ibihe birushya, ariko kandi nanone tubwirwa yuko no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana nako kuri aho ngaho. Ku bw'ibyo rero turasabwa kwishyira mu bwishingizi bwa nyir'ugutabara, mu bwishingizi bw'Imana, ubwishingizi bw'ingabo zo mu ijuru. Mu Byahishuwe 12 aha tuhasanga iby'umugore n'ikiyoka. Umwanzi yakomeje gukurikirana umugeni w'Imana ashaka kwihorera bikomeye, ariko Imana iratabara ngo ikize umugeni wayo. Inkuru rero ya Esiteri nayo ivugwamo umwamikazi mwiza wagize uruhare rukomeye muri iyo nkuru, kandi Imana yamukoresheje mu buryo bufite imbaraga kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Haleluya! Umugore mu buhanuzi avuga itorero. Nshuti muvandimwe, abanambye kuri Kristo bakanamba ku itorero ry'Imana, Imana izabaha gukirira muri ryo. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 13 n'uwa 14 hari amagambo avuga ngo, Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari we wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda koroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Aya ni amagambo Morodekayi yatumyeho Esiteri ubwo inama zari zimaze gufatwa na Hamani yuko ubwoko bw'Abayuda bwose bugiye gutsembwa. Imana yacu irakomeye, Imana yacu igira neza. Hamani yamwibukisha ikintu gikomeye cyane ati, nutabikora ubwoko bw'Abayuda ntibuzabura gutabarwa. Morodekayi yari afite icyizere yuko Imana idashobora gutererana ubwoko bwayo. Natwe nuko tumaze kubibona, nubwo turi mu bihe bikomeye, nuko ubuhanuzi bwerekanywe n'ibihe bikomeye ari ubw'ukuri kandi bukagaragaza yuko hazabaho ibihe bigoye, ariko reka nkubwire yuko Imana yatanze n'isezerano ryo gutabarwa ku bwoko bw'Imana. Harabura ikintu kimwe gusa, ni ukwiyandikisha mu bwoko bw'Imana. Injira. Esiteri igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 hari amagambo meza avuga ati, bukeye ku munsi wa 3 Esiteri yambara imyambaro y'umwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami amutunga inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri? Naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye ndakiguha. Haleluya! Esiteri atona ku mwami. Uyu ni umugore wagize umugisha. Atona ku mwami. Yari amaze gufata umwanzuro wo kujya kurengera ubwoko bwe. Haleluya! Igice cya 9 umurongo wa 20 hari amagambo meza cyane atubwira ngo, hanyuma Morodekayi yandika ibyo abyoherereza Abayuda bose mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, aba hafi n'abakure,
abategeka ko umunsi wa 14 n'uwa 15 w'ukwezi Adari bayigira iminsi mikuru uko umwaka utashye, kuko iyo abanzi babo iyo minsi ari y'abayuda baruhukiyemo abanzi babo, kandi uko kwezi akaba ariko kwabereyemo uko umunezero mu cyimbo cy'umubabaro, hakaba umunsi mwiza mu cyimbo cyo kwirabura. Kandi abategeka ko bayigira iminsi yo gusangiriraho no kunezerwa, bagahana amafunguro, bagaha abakene impano. Nuko abayuda basezerana yuko bazajya babigenza batyo nk'uko babitangiye, kandi nk'uko Morodekayi yabandikiye, kuko Hamani mwene Hamedata umwagagi, umwanzi w'abayuda bose, yari yagambiriye ko arimbura abayuda, kandi yari yejeje inzuzi zitwa Puri ngo abarimbure abamareho. Yemwe ngo yari yateye n'inzuzi kugira ngo amenye yuko abayuda bose ari bubarimbure. Ariko hashimye Imana idakangwa n'inzuzi z'abapfumu, Imana idakangwa n'imigambi y'ababisha, Imana idakangwa n'imigambi y'abanzi bakugirira. Iyo uyizera ugakubita ibipfukamiro hasi ukayisenga, iragusubiza. Ibihari inshuti muvandimwe. Ariko ijambo rigeze ku mwami, umwami atuma inzandiko zo gutegeka yuko ubugambanyi bwe yagambaniye abayuda bumugaruka, kandi ngo ubwe n'abahungu be bamanikwe ku giti, cya giti Hamani yari yateguriye abayuda. Nicyo gituma iyo minsi bayita Puremu. Reka tugarukire aho ngaho. None aya ni ayahe masomo twahigira kuri iyi mirongo yerekeranye n'uruhare rwacu mu bihe biheruka amateka y'isi? Inshuti muvandimwe, ukunamba k'Uwiteka, ugusabana n'Uwiteka dushyize amavi yacu hasi, ngiki gikomeye kandi ngicyo igikenewe muri ubu buzima bwacu. Imana yahagurukije itorero ryayo ryasigaye kubw'igihe cyihariye mu mateka, ubwo iminsi 1260 y'igihe cy'umwijima yendaga kugera ku musozo. Imana yavanye umugeni wayo mu bwihisho kugira ngo ajyane ubutumwa bwayo buheruka bw'imbabazi abushyira abari mu isi, ubutumwa bw'abamarika 3. Turi hano rero kubw'igihe gisa nk'iki. Nshuti muvandimwe, ngiryo rya jambo, mu gihe gisa nk'iki. Ahari nshuti muvandimwe, Imana yatumye yukubaho mu gihe gisa nk'iki kugira ngo ugire umwe ugarura. Ahari nshuti muvandimwe, Imana yashimye kurokoka yampanuka kugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzayikorere umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ahari nshuti muvandimwe, Imana yashimye kurokoka bababisha kugira ngo mu gihe gisa nk'iki ubashe kuyikorera. Ahari nshuti muvandimwe, Imana yashimye kurokoka bwa burwayi hamwe wari uri ugeze ku munota wa nyuma kugira ngo mu gihe gisa nk'iki uzabashe kuyikorera. Reka twe gupfusha igihe ubusa, reka dukore igikwiriye tukiriho tugihumeka, reka twe kwigira ibyangwe ahubwo twubaha Imana. Esiteri yaje kumenya ko atari we wenyine wagombaga kugerwaho n'akarengane kari kateguwe na Hamani ngo gahitane ubwoko bwe. Yagiriye umugisha ku mwami, maze ubwoko bwe burarokoka. Natwe ntabwo turi twenyine mu gihe twinjira mu bihe biheruka amateka y'isi. Oya, umwami Imana ari mu ruhande rwacu, kandi ubwoko bw'Imana uko byagenda kose bugomba gutabarwa. Nshuti muvandimwe, nta kwiheba, tuzatabarwa. Ibintu byagenze neza ku bwoko bw'Imana, nyamara ntabwo ariko buri gihe bigenda. Kuki buri gihe tugomba kureba kure kugira ngo dukomeze kugira ibyiringiro dufite muri Kristo? Nshuti muvandimwe, ibyiringiro dufite muri Kristo
dukwiye kubikomeza, kandi umushyikirano dufitanye na Kristo tukawusigasira, ahandi bizava no gusabana n'ijuru. Imana itugirire neza. Nizeye ntashidikanya yuko inshuti muvandimwe, iki cyigisho hari icyo kitumariye. Reka kiduhe guhagarara mu birindiro neza, kandi Imana iturinde kwiheba. Ubwoko bw'Abayuda aho bwari bugeze ku munota wa nyuma, Imana yarabutabaye. Nanjye nawe yagutabara mu gihe gikomeye, igihe ukubita amaso hirya no hino ukabona ko nta hantu gutabarwa kuri buve. Uramenye Satani ntakakwihebeshe. Jya urara murebe mu ijuru, ubwire Imana uti byose ni ku bwawe, ubishyire mu biganza. Imana yacu iratabara, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yarabisezeranye no kubikora izabikora. Reka rero mbifurize amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Mwongere ubugingo bwacu. Abana bawe turagushimye. Tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Utugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Ijambo ryawe twizerera dukomeje. Twongeye kubona kuri Imana uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka ukomeze ubu bwoko bwawe. Reka uturindire mu ijambo ryawe. Abana bawe bose babashe kumvira ijambo, bafashe umwanya wabo. Data, ibi ntibibe impfabusa, ahubwo reka amazina yabo yose bose yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Tugushyize mu biganza abadamu batwite, ntabwo twabirengagiza, ubagirire neza. Mwami, komeze kubungabunga imbuto wabahaye, bongerera imbaraga n'umwete, kandi ubarinde kwiheba. Reka tugushyire mu biganza imfubyi n'abapfakazi. Aba nabo turabakweretse, harahari icyuho. Iki cyuho Mana ubashe kukiziba, ubashe guhagarara mu cyimbo ababo barimo. Tuzi neza kuri Imana, kandi ibi urabishoboye. Ubane nabo barinde. Reka rero abari mu mazu y'imbohe nabo tubakwereke. Mwami, abo tuzi n'abo tutazi, ubarinde kwiheba, ubaye kugusobanukirwa no kukumenya. Ariko ikiruta byose, uha umutima wo kwihana no kukugarukira, no kwanga icyaha, no kwatura. Urubyiruko rwacu, abasore n'inkumi, tubagushyize mu biganza. Ababasha kumvira ijambo, Mwami, ubahe umugisha. Ariko kandi n'abandi bose muri rusange turabasabiye kugira ngo nabo bagirire neza. Ubarinde umubu, ubarinde umwanzi. Aha yego, ubahe kuvuga yego, kandi ubahe imbaraga zo kuvuga oya mu byo kwanga icyaha. Utugirire neza rero, uturindire itorero. Abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri nabo turabakweretse, ubarinde. Reka ubuntu n'amahoro bituruka kuri wowe, Mwami, byuzure imitima yacu. Uyu munsi uduhe guhaha no kuronka,